nibijyanye n'ibyo bita defensive driving, gutwara neza utekereza gusa ko ari wowe uza amategeko y'umuhanda wenyine mu muhanda, abandi bose ukavuga uti uyu mushoferi, uyu mumotari, uyu muntu wari wese yewe nzi ko ataza amategeko niyo yamurusha. Niba ari ibyo ngomba kwito kubaza abakirisitu ko bageze hano amahoro, ukabwira ko bari bugere amahoro, byaba byunganira ijambo ry'Imana kuko nayo ishaka ko muyisenga muri bazima. Roho nzima muki kugira ngo ugire ubuzima ugomba kuba uriho, siko bimeze n'uruca abana. Iyi ni meni y'impaya, impinduka zikomeye mu gukorera perime mu Rwanda, ibintu biri gutuma abantu benshi bibaza bati ese biraza kugenda bite, ese perime aho ntigiye kubona umugabo igasiba undi, ese uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ese uwigisha amategeko y'umuhanda ntago biraza kumukomerera ugereranyije n'ibyari biriho. Abandi bati bishobora kuba bigiye kuzana umucyo mu mikorere y'ibizamini byo gutwara ibinyabiziga. Abandi bati ni byiza ko abigisha ano mategeko y'umuhanda cyangwa se bino binyabiziga baba bafite certificate mu buryo bwuzuye, bikanoza umucyo cyangwa se bigashyira umucyo w'imikorere muri rusange, ndetse yaba kwiga ndetse no kwigisha ibinyabiziga bikaba birimo bijya mu mucyo bimeze neza cyane. Ibi ngibi byaje bite? Hashize igihe abaturage abigisha gutwara ibinyabiziga ndetse n'abashaka kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga bagaragaza ibibazo bigenda bitandukanye, bigenda bigaragara mu mitegurire n'imikorere y'ibizamini bya perime. Ubu ngubu noneho hakaba hagiye gushyiraho cyangwa se hagiye gutangira icyiciro gishya kigamije kuvugurura uburyo bwose bwo kwigisha ndetse no gusuzuma hifashishijwe uburyo bwo kubona neza abifuza kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga. Akaba ari ibintu bigiye gukorwa binyuze mu mucyo muri rusange, ibintu bishobora kuba byahindura ikintu kinini mu buryo runaka, ibintu bishobora kuza ari byiza kuri bamwe, nanone bikaza ari bibi kuri bamwe, bitewe nuko impinduka zose iyo zije hari ibyo zangiza, hari ibyiza bizizana, ndetse hari n'ibibi bintu bishobora kuba byahinduka ku bigenderanye n'imikorere ndetse n'imikoranire ya bamwe. Ibintu muri rusange ngiye kumanuka byose nguha amakuru yose uko ateye, uko ibintu biteye, kubera iki izi mpinduka zije ubu ngubu, ese zizatangira ryari, biratangira gukoreshwa ryari. Ni amakuru akomeje kugenda agaragara hanze uko muri rusange ikorwa ry'ibizamini bishya bya perime rizatangira muri Nzeri. Nibyo biri kugenda bigera hanze, mu gihe itegeko ribigena ritari ryatangazwa. Biteganyijwe ko rizajya hanze mu kwezi kwa Nyakanga, ubwo ni mu kwezi kwa Karindwi. Nubwo iri tegeko ryamaze gutunganywa no gusohoka, hasigaye ibikorwa byo kurishyira mu bikorwa kugira ngo izo mpinduka zose ziteganyijwe zizatangire gukurikizwa mu rwego rw'igihugu cyangwa se ku rwego rw'igihugu. Izi mpinduka zije zikurikira ibiganiro bimaze igihe birebana n'ubuziranenge bw'amasomo atangwa cyangwa se atangirwa mu mashuri yigisha gutwara ibinyabiziga ndetse n'uburyo ibizamini bikorwa. Mu bihe byashize uburyo bwo kwigisha bwatandukanyaga cyane bitewe cyangwa se bwabaga butandukanye cyane bitewe nuko abarimu batakoraga muri rusange bakurikije gahunda imwe ihuriweho. Ibintu byatuma ireme ry'ubumenyi ritandukana hagati y'abanyeshuri biga mu bigo bitandukanye. Mu rwego rwo gukemura icyo kibazo, amategeko mashya ateganya ibisabwa bishya ko umuntu ushaka gukora umwuga wo kwigisha gutwara ibinyabiziga, umwarimu azajya asabwa kuba nibura yararangije amashuri yisumbuye kandi afite impamyabumenyi ndetse n'icyemezo cy'ubwarimu kimwemerera gukora uwo mwuga. Byongeye kandi abarimu bazajya bakurikiza imfashanyigisho zemewe kandi ziteguwe ku rwego rw'igihugu. Nta mwarimu uzaba yemerewe guhindura gahunda y'amasomo uko yishakiye. Niba amasomo yo gutwara ibinyabiziga yarateganyijwe kumara amezi 3, ayo mezi azakurikizwa cyangwa se yubahirizwe uko yakabaye. Ni nako bizagenda ku masomo y'amategeko y'umuhanda, niho n'igihe cyagenwe cyo kuyiga kizajya cyubahirizwa kugira ngo
ngo abanyeshuri bose bahabwe amahirwe angana yo kwiga no gusobanukirwa neza ibyo basabwa. Ikindi cyagarutsweho nuko ibibuga bikorerwaho ibizamini bisabwa kuba byujuje ibisabwa kandi bifite ibikorwa remezo bigezweho bihagije. Hazakoreshwa uburyo buzwi nka mini automated system, aho ikigo kizajya gikoresha ikoranabuhanga ku kigero cya 80%. Abakandida bazajya bakora igice kinini cy'ikizamini cyangwa se cy'ibizamini bifashishije tablet. Muri ibyo bizamini byabo ibintu biteganyijwe ko hazagabanya cyangwa se bizagabanya amakosa no kongera umucyo mu mitangire y'amanota. Muri gahunda nshya kandi buri mwarimu azajya ahugurirwa icyiciro kimwe gusa. Hari abazibanda ku kwigisha gutwara ibinyabiziga mu buryo bwa tekinike, mu gihe abandi bazajya bigisha amategeko y'umuhanda. Abashyizeho aya mabwiriza bavuga ko bizafasha kongera ubunyamwuga ndetse no gutuma buri mwarimu yibanda ku rwego rwihariye rw'ubumenyi, ndetse ku ruhande rw'abanyeshuri nabo bazajya basabwa kuzuza ibisabwa mbere yo gukora ikizamini cyangwa se gukorera ikizamini cya perime kugira ngo babone ubuyihabwa. Ku munsi w'ikizamini buri mukandida azajya yerekana impamyabumenyi cyangwa icyemezo cy'ikigo yigiyeho. Icyitonderwa, buri munyeshuri ku munsi w'ikizamini cyangwa buri mukandida azajya yerekana impamyabumenyi cyangwa icyemezo cy'ikigo yigiyeho muri rusange cyamuhaye, hagamijwe kwemeza ko koko yanyuze cyangwa se yanyuze mu mahugurwa ateganyijwe kandi yujuje ibisabwa mbere yo kwinjira mu bizamini bya nyuma. Amashuri yigisha gutwara ibinyabiziga nayo agiye gushyirirwaho uburyo bushya bwo kugenzurwa muri gahunda ndetse no mu guhabwa uburenganzira bwo gukora. Muri rusange uburenganzira bwo gukora buzajya butangwa na ANPA ku bufatanye bw'u Rwanda cyangwa se bwa Rwanda National Police, by'umwihariko ishami rishinzwe impushya ryo gutwara ibinyabiziga. Muri iyo gahunda nshya, polisi izakomeza kugira uruhare rukomeye mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ibisabwa. Izajya isura amashuri yemerewe gukora kandi inakoresha ibizamini mu bigo byamaze kwemerwa na ANPAER kugira ngo harebwe niba amabwiriza yose yubahirizwa. Hari kandi cyatekerejweho ku barimu basanzwe bakora umwuga kugira ngo badasigara inyuma y'impinduka nshya. Hateganyijwe ko ANPAER muri rusange izabategurira amahugurwa ashobora kumara amezi 3 cyangwa se amezi 6 bitewe n'ibikenewe kugira ngo bibashe kuba byakurikizwa kuri bano barimu. Nyuma yo kuyarangiza ano matsinda ndetse no kuyatsinda neza, bazahabwa impamyabumenyi ibemerera gukomeza gukora umwuga wo kwigisha gutwara ibinyabiziga hakurikijwe ibisabwa bishya. Ubusesenguzi mu rwego rw'umutekano wo mu muhanda bavuga ko abo basesenguzi bemeza ko izi mpinduka zishobora kugira uruhare runini mu kuzamura ireme ry'ubumenyi bw'abatwara ibinyabiziga ndetse no kugabanya amakosa akunze gutegurwa n'ubumenyi budahagije. Muri rusange amakosa akunze guterwa n'ubumenyi budahagije. Ikoranabuhanga rigiye kwinjizwa muri gahunda y'ibizamini, naryo ritegerejweho kongera umucyo ndetse no kugabanya uburiganya no koroshya uburyo bwo gukurikirana imyigire y'abakandida. Nubwo gahunda yose iteganyijwe gutangira mu gushyirwa mu bikorwa muri Nzeri, abaturage, abanyeshuri n'abafite amashuri yigisha gutwara ibinyabiziga barasabwa gukomeza gukurikiranira hafi amabwiriza n'itangazo rya nyuma rizasohoka kugira ngo bamenye neza ibisabwa byose bizakurikizwa mu gihe gahunda nshya izaba itangiye. N'amakuru yagiye hanze, n'amakuru yagiye ageze hanze cyangwa se buri wese yakiriye yumvishe akibona rino tangazo mu buryo bugiye butandukanye. Ashobora kwibaza ati ese uko kubona perime n'ubusanzwe mu Rwanda byari ikosa, aho ntibigiye kubikosi kurushaho, ntago biraza kuba none ari inkazi kurenzaho. Byanze bikunze hagomba kuza impinduka ndetse zikaze, kubera ko niba hari abigisha badafite ibyangombwa, yego babaga mu
bigo byigisha imodoka cyangwa se byigisha gutwara, ariko ubu kuba noneho umwarimu agomba kuba asabwa kuba byibura yarize amashuri 6 yisumbuye, ibi ngibi biraje bibe ikindi ku bantu bakoraga uwo mwuga batarashoje ayo mashuri, biraza kubabera ihurizo ku rundi ruhande. Ushobora kwibaza uti mu kigendanye n'imikorere y'ibizamini nyine biraza kuba bigenda bite, ingamba ziraza kuba zikazwa, byumvikane ko ibintu bishobora kuba bigomba gufata indi ntera. Ariko nanone ku kijyanye n'ibyavugwaga n'amakosa ndetse n'uburiganya bwabaga bigendanye no gukorera zino mpushya, biraza kugaragara ko cyangwa se birumvikana ko ikijyanye na controle ihagije biraza kuba biri mu mucyo, ku buryo umunyeshuri cyangwa se umukandida ajya mu kizamini avuga ati ngiye gukora mu buryo bwizewe, mu buryo burimo umucyo muri rusange, nta kuvuga ngo yabogamiwe, nta kuberwa. Ibi ngibi bizajya bigenda bisesengurwa cyangwa se bigaragazwa mu buryo bugiye butandukanye n'inzego zibishinzwe, kuko ni itangazo ritari ryamurikwa neza ngo bijye hanze. Ibi ngibi ni amakuru aba agiye hanze y'uburyo bigiye kugenda, cyane ko haba hatangajwe uburyo bizashyirwa mu bikorwa, biba biri aba ari umushinga ukirimo kwigwa utari wanozwa neza, ariko ibyo kwigwa bwo byararangiye, ahubwo hateganyijwe uburyo bwo kuwushyira mu bikorwa, kuko niyo gahunda ihari. Andi makuru agiye atandukanye tuzajya tugenda tuyakugezaho. Iyi ni Main Empire, kora subscribe, ukore like, share ndetse na comment, hanyuma tujye tubana mu makuru agiye atandukanye hagati aho ngaho.